uskura imyaka yongeye uramenye utazakora ingwe kuntuza wa mukobwa cyo ngaho rero hagana mpamvu urukungu yago subwa buzu kurubanje n'abakazana babyumvishije utambaye neza icyakoze sha uri keza n'impamo ya Mungu mbese nk'ubu wansubiza gusore kakubona ukuntu uri kukubona n'imitungo ubu mfite natanga n'ibyo mfite byose twaji wawe umugore abatunga muri babiri ramba barira no ningurutse n'isasu yaguhanyoko biteho musubize neza umubiri y'iminkanyari yose do igende ahose cyahadawe burankoraho udatuma amahi rikumva senze ibinyagunyago biri kunzamuka mu nkozeho kubujya subwo twabana tukegerana cyane tugahuza imisaya nkagutya datawe dore ico kibero shahu nka kibiri gitamo ati umugore wanje ko ari imbabura n'imbabura n'impamo kaziya ziziya ziziya siko wari utinze umugabo ibishyimbo ari guhura abisoye imvura igiye kugwa koko ko wari uhetinze natinze ariko natinze ndi kugura agacupa shu wiriwe ari kubansuza niriwe nyine ntiwari unsize none se imvura igiye kugwa ibishyimbo urabisoye roti uru kujya bizaguma hana none bibore icaranga ntabwo uzi ko byamereramo ngwino wicarare niwicara usome agacupa nkubwire umbwire iki iri bintu amakuru mbonye ku kabari nubwo amakuru inzoga amakuye n'ibintu byiza urumva wa mugabo bita yohani se yakoze iki yohani musanze ku kabari urumva banza ukandagira hano urumva musanze ku kabari ariko ngo arashaka kugurisha wa murima we ariko rero yohana nawe ejo bundi yagurishije igeneroza gwaguye nyine ugunda guhabanyonga wowe rero ntukajye ubara ngo reka zigurisha nyine nisi none se umva rero nkubwire mugabo mwiza umbwire iki ndagira ngo ahubwo uriya mugabo yohana uriya murima we urera erega n'inyuma yo mu rugo rwacu narezaga ntiwabonye ko ubushize arakuramo toni 7 hariya nitushaka tuzakura hegere ya nzu yacu kubakamo n'indi nzerega n'abana bacu bazabamo urumva ntusi ko nawe uri igihunyira none se uraza kugwishinga nta mafaranga ufite uzi ngo waguguriye reka amafaranga twakubutana wari ufite miliyoni 1 n'igice ese niba nayo nyifite urahinda ngo reka ngo woherereza abakobwa bawe ngo barihira abuzukuru bawe none si byose wa mugabo we nabuzukuru bagomba nabo gutera imbere ariko rero ntago twabura amafaranga ni miliyoni 6 ashaka urumva 6 ni 6 ntago ari menshi cya yashonje uzi ko harana habariraga 14 ni 6 numva ko babivuga niyo mpamvu njenuka ngo mbikubwiye kandi 6 ntago ngiye wacu nazihabura singiye kubeshya we niba nta kintu ufite ndakubitiza ibipfusi nidahongoka igitafari ngo mbonemo amafaranga ndajya mu rugo gukura bya birara ariko imyihariro y'imbwa n'imisusi ubu si wanyu miliyoni 6 urazibona kiriya gitari y'ibirahiriye ntabwo biriya amafaranga yavamo ndabizi ariko wa mugore nawe ibintu uzangezaho muri urugo yega ndagukunda twabanye dukundana ubwo nago si ng'ukurikirane uragabona ndagabona pe
karaga faranga karahari uramenye tutagera igihe cyo gusinya ugasanga uravuze ngo gazaba garaboneka kwegera umurenge y'amafaranga asigaranye ashaka kana batwabanye n'abantu ntabwo twabura miliyoni 6 mwaka 3 uri umugore usobanutse aguruka neza aho yego genda murebe ubwo tuguguze kwabagubaye ugwakangaje mu mirima dufite nuko gatandatu twaba tuguze kwa gatandatu gwaba rugwa gatandatu muzo tuguze mwuko kwezi ndi kuvuga zose hamwe izo dufite nyinshi 74 yego nenye gore rumva genda urebe Yohana uriya kandi ugenda utuje ndabizi ko ujya utuza cyangwa n'ugenda wayagaye oya araho ku kabari iyi ku kabari barimo baramugereka ituma amafaranga amwoherereza kangereyo oya nago bwiducika ngo genda ariko ubanguke ujya mu burangare bwabo oya ko enda bumbikiye ndaje nubundi naho ziba zihari ziba zihari tuwamukanda ndamwerayo n'izindi ziba zihari ugende murebe ubanguke nangiye kubitinza ibipfusi ariya mafa nijanda kandi akanyenyeri arahita mugeraho ikinahari ncuhiriza niyo supu ndaje ndayishyiraho ariko kuguremo na byeri noti ngiye mu by'ubushirishiri kankurikirane neza sheri ngaho genda ubanguke kandi nizere ko ibyacu bigomba kujya imbere se buriya bugaruka ryari mana yanjye uriya mutungo uramugarira tugomba kuwugura rwose kanyenga gake ataza guhera inyuma komera burayiti we mukomere komera mwana uwo muntu numvise sigura ukugurisha umurima hano ariye reka danyuze hano mu kanya ariko nyine nabonye yihagazeho ariko arihagarara ngo ari guca ngahe mbega urakosha urabona rya tarasi ryo haruguru yo mu kabande ndahazi hareraga yavuze ati ririya tarasi ni miliyoni 2 ngo ariko ukuyemo cya gice cyo hirya cyegereye ya mihati gashobora guhumiriza agafata 1,500 ngo afite icyangombwa se reka da ntabwo arafata ntabwo arakifata ariko ngo nyiracyo arenda kugaruka arumva yuko ari kukiguze ntabwo waba uhombye da mbese avuye hano avuga ko agiye aravuze ngo agiye hariya hirya mu ibambiro ngo arahita agaruka ubwo agiye kubambana na ba basherisheri gusa ntibaramuzuyaza gusa ndamukura hehera wabona guncika umpaye akantu mbe nisomera tuguha agakiza impapirimusi ubwo hari igihe arakizerera amakongera akagaruka hano aka gace se arakuraho umukiriya uramuhaga rwose niko ntiyaza si kundeba mu rugo ushaka agakonje se cyangwa agashyushye mpakubonye rero ariko inzira ntibwira umugenzi uriya bimenya aba yaje kundeba mu rugo reka da yambwiye ngo yahinyujije uramurima gurira agashaga uncitse naba mpombye uzi ibijumba ejo bundi byavuyemo bya magande na bya giteke na bya masetsa nubwo nahinga mu rubingo rw'amatungo uyobewe se ko umuntu waba ufite uriya murima bamuroza agapfa kubera ibintu byavaga yarakindutse sinabimenye si bahise bamubyagiza ariko nawe bwari ubwishongorerwa ukugura ukitonda numvishije amakuru ngo uriya murima ni ukugura ugahita ushaka icyangombwa cyayo kuko ushobora gupfa ukazabura ugukurikirana kamutegereza ari kuba ubu si aranagaruka ariko yambwiye ngo araza kwinyuza hano mu kanya Cheers. ibiki
dusangire ku buzima bwacu. Yego. Biragutya. Wabona utamena iyi cupa. Ni gutya. Bivuze iki? Witongera ukanywaho. Ariko sha uri mwiza wiwe. Urumva reka. Ni impamo y'Imana, Imana izaguha umugabo mwiza. Pe muhwanye mujanye. Usa nk'uwavaho icororo kizima. Susengaga. Ujuriragiza Imana rurema. Niyo yazaguha umufasha umutware mwiza. Siko ntakubonaga mwaka kabari. Burayi uyu yavuye hera ari kugiraga abakiriya. Aga kabari niko kabari ka mbere kagira abakiriya n'abakobwa beza. Cyane. Ariko uracari umunyeshure. Oya siko nani. Inzoga nimbi rero sha mwana wanje wazaziretse. Oya ariko ni kandi nta kintu. Oya mu kigero urimo n'uburiwe ntabwo bikwiye n'impamo ya Mungu. Ne navuze umuntu dusangira byeri kabisa. Icaranye. Nyine nakubwiraga uzibande mu by'Imana niyo yazaguha n'urugo rwiza. Ubukirisitu ni ubwa mbere naho ibi bintu nzagamo rero shaho ukiri muto byazakwica. Ariko muzee nawe. Oya burya Imana niyo ya mbere kuko ni nayo yazakubakira urugo rwiza. Isimane urugo niyo bigiye gushika. Umuntu niwe wibukira urugo nta bintu by'Imana. Ibintu by'Imana Imana ngaho mama Imana poere pasteri byacitse mama. Aha yeme. Oya mbese nani kuzajya ukajya ahubwo se ntabura akamara ngo bagwa kandi sikuri kunywa gake. Ego ungurire. Nta kibazo ariko nakugurira. Besana. Sisi tubaye ngo nawe ungurire. Erega turi gusangira. Wabyibagiwe? Manze wishuriye. Si wambaye ingofero neza. Kamufashe. Imeze nabi. Yabaye nabi. Abahora n'ikiko mfuye kuyambara ndi kwirukanka bari kumbwira ngo uwo muntu ufite umurima ndamusanga. Agusomye umurima nage. Abuze barandaye ngo nawe ukire inaha. Umukire. Cece guta atari bukumvuga tuma bandoga. Dore ubu numvaga nta n'amahoro mfite. Mba nzaja kwaka leta ingabo zo kundinda. Kuko ibintu mfite ntabwo ubwanjye unsigaye ndabireba nkagira ubwoba. Uwiwanje rero kubera ubihihi bikanagamo ari kongera ibindi yongera nawe nta nubwo bambonaga afite ko bazamubyagiza. Naho icumweru umurima ikindi mirimo ibiri. Imirima zishaho ubu sinabagiye kukubesha. Mperuka ejo bundi umwuzukuru w'iwanjye ari kuzimbarurira basanga ni 102. Ufite umugore n'abana n'umwuzukuru? N'ubu turi twenyine. Abana bacu bose barashatse. Ubu nyine uri kumwe n'umugore wawe? Ni nawe umfashaga ibyo byose akabishaka azi ubwenge shaho. Noneho niyo mpamvu nawe ndi kukubwira uziragize Imana izagufasha nawe kandi nushaka uzagira ubwenge ufashe umugabo wawe mushaka imitungo mugire kuko nanjye ibyo mfite ntakubesha ni impamo ya Mungu. Usibye umugore mfite ufite ubwenge bwo kubaka nagera ku kizi. Hega abagabo bageraga byinshi byabaye y'urubwenge. Muri ba mutima w'urugo. Ikintu kimbabaje. Nishimiye ko twaye inshuti none ufite umugore. Ibyo bya kuba mufite si ni ikibazo. Mfite umugore nkagira abuzukuru. Twaye inshuti dufite umugore.
b'inshuti nawe mu buhe buryo ntabwo turi gusangira uko ngoro twabaye inshuti tayari ahubwo nawe bikoze njyewe ntuzi gusangira turi gusangira aho wongera ushyireho ukahita wagira gutya ariko ibyo bibaga bisobanuye ukahita unywa kandi cyane ubuca byeri se ariko ufite intoki zoroshe yemukobwa nikanzeho ku kano kantu ni amabavu mvuye gukaragirira insina narindi no guhura ibishimbo ngayoze ku mugore wakuvunisha ariko turafatanyaga we ukifata mukahirira insina akakuvunisha ukahirira insina nese ko ari ibyacu narega ntabwo ikintu cyose watereza ahubwo ikintu kigaragara cy'umugore washatse umugore mubi ahubwo waba ukwiye kuba iyo ufite umugore wanjye ngo ni mubi ntabwo nshatse kuvuga ko umugore ari mubi ariko reba nkanjye nazanye nkwitaho nta bintu byo kuvunisha nkashaka abakozi bakabikora cyangwa kugira ubikore nkabikora kugira ngo nyine utavunika erega ukuntu imyaka yongera uramenye utazakora ingwe ku ntuza wa mukobwa cyo ngaho rero hagana mpamvu urukungu yawe subwa buryo kurubanje n'abakazana babyumvishije utambaye neza icyakoze sha uri keza n'impamo ya Mungu mbese nk'ubu wansubiza gusore kakubona ukuntu uri kukubona n'imitungo ubu mfite natanga n'ibyo mfite byose none mu kanya ngeze hano uri kwikaraga nongera nsubiramo ongera ndebe ushaka nsubiramo ariko turabyinana mbese ibyo kubyina si ntabwo mbisho ntambizi cenza ari yeme none ntabwo ushaka gusubiza mu busore ngo nyine wabikora uteze badushyiremo indirimbo bake ngo ubundi nyine nkwereke ntabwo wabyina have wa mukobwa ntuzi ko bitashoboka shahu byaca mu zihe nzira mfite umugore kumanya njye ubu ntabwo uri kunyumva ikintu ndi kukubwira ariko none wanjana iwawe twajya iwawe umugore abatunga muri babiri se rambabarira n'ingurutse n'isasu yaguha nyoko ukuntu nyine byagenda ibyo by'abakecuru byihorere twagiye wagenda wowe ukirukana inzererezi urumva inzererezi ushaka kuvuga ni iyihe uw'iwanje ukamwirukana nyine kugira ngo tubane twiteho musubize neza umubiri iyi minkanyari yose igende aha hose urankoraho udatuma amahe uri kumva sinzi ibinyagunyagu biri kunzamuka munkozeho ku buryo si ubwo twabana tukegerana cyane tugahuza imisaya nka gutya data we uzi umuntu akubeshya umwanzi w'ibyiza ni ugusaza ujya gusaza ni ugusahurwa wivuga ngo urashaje wagaruka urakana ukankundiriza iminkanyari iminkanyari yagenda ufite amafaranga se nakwereka ukuntu uryoshya bikaba dore ico kibero shahu nka kibiri gitamo sibise ndakubwira wowe nyine dupange umugore wanje ko ari imbabura n'imbabura n'impamo reka wowe kamaze mubwira yagutwika nako yanadutwikana nta kintu yadutwara wowe genda umwirukane nishakira no gutegereza uraza ndaba muzizi iki rero nicyo kibazo kugira ngo umunezeze none se udashaka kwishima iriga wakishima ukareka ibikecuru bifite ibitoki bihanda n'ibiki koko waza utambeshe ndabikwijeje nushake mbe ndihana gihana niki wowe genda umwirukane gusa aya mpa gihamya akabizo nyumvira none ushaka bakanze nshiriraho kuri buntwari ubanguke wowe kandi ntaze kwanga nje ndahita nza kugushikira ndahita nzana arigira igikisi ni umugore ndi umugabo nyuma yo kuba umugabo ubundi uru rugi baba badakinga ruba rurangajwe n'iki
Yamuhera hehera